Reka nongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse rero n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buruko bukene uko bwije tugira ngo tumenye uko bihagaze muri uruganda rw'imyidagaduro. Muri aka kanya rero nkaba nkuzaniye amakuru menshi n'amakuru y'imyidagaduro n'amakuru rero ari kugenda avugwa hirya no hino mu myidagaduro. Mu makuru y'uyu munsi rero turaza kuyahera kuri iyi nkuru ivuga ko Bruce Melody yabagiye gusubira muri Amerika. Uyu muhanzi nyarwanda rero Igitaraganya Bruce wamamaye nka Bruce Melody agiye gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho tugiye kurebera hamwe ikintu cyaba gisubijeyo uyu Bruce Melody, ndetse muri aya makuru ndaza kukubwira ibyo wamenya kuri PlayStations, umukino watumye The Ben adakurana indirimbo na Bruce Melody. Ubwo Bruce Melody yari yageze muri studio ariko The Ben akaza ngo bakorane, ahubwo akikinira uyu mukino. Tukaba rero turaza kurebera hamwe uyu mukino wari wo watumye amakimbirane hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben akomeza gututumba kuri uru rwego. Ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko abahanzi bo muri Uganda bafite ngagahinda gakomeye ngo kubw'amafaranga bahabwa n'abategura ibitaramo, kandi nyamara abavuga ko atanabasha kugura ibirayi ibyo kurya. Aya makuru rero turaza kuyasoreza ku nkuru ivuga ko Fireboy agiye gushaka umukobwa umubabariza umutima ngo yumve uko bimera. Reka amakuru yacu rero tuyatangire mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ya Bruce Melody ngo hagiye gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi nyarwanda Igitaraganya Bruce wamamaye nka Bruce Melody rero ngo agiye gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo hagiye guhurira ku rubyiniro na Shaggy ubugira gatatu. Umwaka wa 2023 nibwo umuhanzi Igitaraganya Bruce wamenyekanye nyine nka Bruce Melody yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ye ya mbere. Uyu muhanzi rero yagiye muri iki gihugu nyuma yo gukorana indirimbo na Shaggy When She Is Around basubiranyemo, yahoze ari ifunga maco. Iyi ndirimbo rero yatumye nyine bazengurukana mu bitangazamakuru byaho mu kumenyekanisha ndetse kumenyekanisha nyine irandirimbo bakoranye no mu bitaramo bibiri ibya Jingle Ball bya I Heart Radio. Kuri ubu rero Bruce Melody na Shaggy ngo bagiye kongera guhurira ku rubyiniro n'ubundi. Mu butumwa rero bashyize ku mbuga nkoranyambaga zabo, Bruce Melody na Shaggy batangaje ko bagiye gutaramira kuri televiziyo ya ABC News mu kiganiro cyayo cya mu gitondo bise Good Morning America kizwi nka GMA. Mu butumwa bwabo rero bagize bati mwaramutse Amerika, abahanzi banyu babiri mukunda bo mu Rwanda na Jamaica bati tugiye kunyura bo muri New York nanone shyira kuri ABC News kuwa 18 Werurwe saa moya. Aba bagabo rero bavuze ko bazaba nyine baririmba indirimbo yabo funga maco When She Is Around. Aba bombi rero bahuriye mu bitaramo bibiri byabereye Miami ndetse na Dallas, aho baririmbye When She Is Around. Usibye kuba rero barakoranye ibitaramo bibiri, banakoranye ibiganiro ku itangazamakuru bitandukanye byo byari ya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku byo wamenya kuri PlayStation, umukino watumye The Ben adakorana indirimbo na Bruce Melody. Abahanzi rero Mugisha Benjamin na mugenzi w'Igitaraganya Bruce bamaze guhuriza ku kuba nyine batarakoranye indirimbo mu myaka ishize kubera umukino wa PlayStation ukundwa byimazeyo na The Ben. Ariko se uyu mukino ubundi ni bwoko ki? Muri 2017 rero ubwo Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yagarukaga nyuma y'imyaka igera kuri 7 abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hageragejwe ko hakorwa indirimbo hagati ye na mugenzi we Bruce Melody. Ubwo indirimbo rero yageragezwaga ntibabashije kuyikora kuko ubwo yagiye gukorwa umuhanzi Bruce yasanze The Ben arimo gukina uyu mukino wa PlayStation na Zuchu Arupacino. Bruce Melody rero ngo yahise ajya muri studio na Medbeat ariko barinda bataha The Ben atabasanzeyo. None PlayStation ugiye kumenya icyari cyo. Uyu rero ngo ni umukino ukinirwa kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa, aho umuntu nyine aba ashobora guhitamo umukino yifuza bitewe n'uwakunda. Harimo rero umupira, gutwara imodoka, moto, igare, indege n'ibindi. Hari abakunda kandi gukina imikino yo kurwana n'ibindi bitewe n'ibindi
bitewe n'ibyo nyine wisangamo. Iyi mikino rero igihutishamo niba ushaka gukina ku giti cyawe cyangwa ugakina na mudasobwa cyangwa se ugakina na mugenzi wawe mushobora guhangana muri kumwe cyangwa se mutari kumwe imbona nkubone. Iyi mikino rero yatangarijwe mu Buyapani mu 1994 n'uruganda rwa Sony Interactive Entertainment. Mu 1995 yageze muri Amerika y'Amajyaruguru, i Burayi no muri Australia, iza gusakara nyuma igihe hose icuduhigo two kugurishwa cyane kuruta igindi kinwa ku ikoranabuhanga. Urukundo rero rudasanzwe The Ben akunda mukino wa PlayStation rwatumye indirimbo ye na Bruce Melody ihurizwamo. Ibiro bikaba byarababaje umuhanzi Itaha Iwacu Bruce. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abahanzi bo muri Uganda barimo kurira ayo kwarika. Ni nyuma yuko rero abahanzi bo muri Uganda bafite agahinda gakomeye kubwo amafaranga bahabwa ngo n'abategura ibitaramo, ngo kandi nyamara bavuga ko atanabasha kugura ibirayi ibyo kurya. Umuhanzi rero Sindi Sanyu usanzwe uziho kutajya aripfana yifatiye ku gahanga abantu bategura ibitaramo, ariko nyamara ugasanga baraha abahanzi amafaranga y'inica ntikize ngo baze kuririmba mu bitaramo byabo. Uyu muhanzikazi rero avuga ko birambiranye kubona abategura ibitaramo baza bakagera nyine abahanzi ngo babaririmbire mu bitaramo byabo bateguye, nyamara ugasanga bari kubahemba ubusa bw'amafaranga, mu gihe rero usanga uwo wateguye igitaramo aba ari kubikuramo nyine inyungu nyinshi cyane. Ibyo Sindi rero yita ko ari ukugira inda nini ukirengagiza abandi. Aha niho rero uyu muhanzikazi yahereye avuga ko adakeneye na rimwe kuzongera kubona umuntu Karame. Aha niho uyu muhanzi rero yahereye avuga ko adakeneye na rimwe kuzongera kubona umuntu wateguye igitaramo amusaba kuzaririmbamo maze akamwishyura ubusa. Mu magambo yujuje rero umujinya yagize ati twibifata nk'agasuzuguro cyangwa kudaha agaciro umuntu n'ibikorwa bye. Ati niba utumiye umuhanzi ngaze aririmbe mu bitaramo byawe warangiza ukamuhemba urusenda, atubwo se ubutekereza iki? Atuba uzi ko afite umuryango cyangwa se none se bwo ubizi ko ubusa. Mu magambo rero yuje umujinya yagize ati twibifata nk'agasuzuguro cyangwa kudaha agaciro ibikorwa by'umuntu. Ati niba utumiye umuhanzi ngo azaririmbe mu gitaramo cyawe warangiza ukamuhemba urusenda, ngo ubwo uri gutekereza iki? Ngo ubuzi ko umuryango we uzabaho gute? Ati none se ubwo ubuzi ko ari buzane n'irindi tsinda ry'abantu bari mu bufashe gususurutsa abantu bitabiriye icyo gitaramo cyawe? Ati ngaho rero ibaze uzanye ababyinnyi barenga 12 hanyuma mukagabana ubwo busa bw'amafaranga uba wamuhaye. Ati ntabwo ari byo gusa kuko yanavuze ko abategura ibitaramo ngo bafite ukuntu baza bagatera injuga abahanzi mu buryo bwo kugira ngo babone udufaranga duke cyane. Ati hari igihe rero baza bakakubwira ko ari mu bihe bibi bityo ko nta mafaranga menshi bafite. Ati rero njyewe hatazigera unzi imbere mu gihe nta mafaranga ahagije afite ajya gushaka nyine abandi bahanzi baze mu gitaramo cyiwe. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko umuhanzi Fireboy ukorera muzika we mu gihugu cya Nigeria yongeye gutangaza abantu ubwo yaravuze ko ngo agiye gushaka umukunzi akamubariza umutima ngo nawe akumva uko bimera. Uyu muhanzi aravuga ko nyuma yo gushyira hanze alubumu ye ya 4 ari gukoraho ngo azahita ajya kuruhuka no gushaka umuntu cyangwa se umukobwa uzamubabariza umutima ngo akumva uko bimera. Reka ngushimira abanye natwe mu makuru yacu uyu munsi, kwibutsa ko yari Davis Entertainment aribwo bwa mbere dusuye, wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho buruko bukeye nuko bwije. Turabakunda cyane.